igiti cy'inturusu Bikira Mariya yabonekeyeho ngo bagitemye. Iki giti bamaze kugitema ngo Bikira Mariya yimukira kuri kositara, kuri imwe muri kositara y'iri shuri, arangije ngo babona asa nk'aho apfukamye. Mw'abantu mw'ibi bintu mutagira ngo ni filime ngo yabaye nk'aho apfukamye, arangije ngo babona asa nk'aho agize agahinda. Aya makuru yamenyekanye ari umwana, ni umwana mutoya wiga kuri iki kigo wagaragaje ko yabonekewe na Bikira Mariya. Ariko uyu mwana ntiyavugaga, biravugwa ko atavugaga, ndetse amakuru abantu batazi ngo ni uko uyu mwana wagize amabonekerwa ameze gutya kuri ubu ngubu akimara kubonekerwa, kubera ko ngo biravugwa ko Bikira Mariya yamuvugishije. Uyu mwana mutoya amuhereza ubutumwa, ndetse amuhereza ubutumwa ngo hari umuntu ngo ageneye kububwira. Ntabwo ari buri wese, hari umuntu agenewe kububwira, ndetse uwo muntu ngo ni uwo muri Kiliziya Gatolika. Ubwo butumwa ni uwo muri Kiliziya Gatolika agomba kubuhereza. Uyu mwana ngo akimara kubonekerwa yahise abikiragi, ngo kugeza n'ubu ngubu uyu mwana ngo ntabwo yashobora kuvuga. Yabaye ikiragi agihabaga ubwo butumwa. N'amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Inkuru yabereye hariya mu majyaruguru, ngira ngo namwe niba mukoresha imbuga nkoranyambaga muri kugenda mubona iby'aya makuru. Hari amakuru aturuka mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze, ahantu bita ngo ni ku mashuri yo mu Rwinzovu. Aho ngaho icyo kigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Gataraga. Ni ibintu byatangiye guhera ku itariki ya 16, ni kuwa gatanu mu masaha ya nimugoroba. Nibwo ibi bintu byabaye, bivugwa ko aribwo byatangiye kuvugwa, ndetse abantu babonye iki gitangaza ngiye kuza kuba nakugezaho. Ngira ngo hari umwana wiga kuri iki kigo ngo wabonekewe na Bikira Mariya. Ngira ngo murabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hari confirmed ni Kibeho ko Bikira Mariya nyine hari amabonekerwa yabayeyo. Ngira ngo ayo mateka murayazi, amateka y'Ikibeho y'ibyabereyeyo. Ubwo abahanga mu bushakashatsi cyangwa se ubwo ni abahanga mu bijyanye n'iyobokamana muri Kiliziya Gatolika baramutse bakoze isuzuma bagasanga koko Bikira Mariya yabonekeye aha hantu, urumva aka gace kaba kabaye agace ka kabiri kabereyemo amabonekerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ni ikigo giherereye ni hafi ya Paruwasi Gatolika ya Busogo, ibarizwa muri Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Ngira ngo niba mwarabonye amashusho namwe na bimwe muri bintu biri kugenda bihererekanwa ku mbuga nkoranyambaga, ejo mu gitondo abaturage bakoranyeho, navuga ko batuye mu gihugu, kuko hari n'abafataga imodoka bakavuga bati, cyane cyane abiganje muri Kiliziya Gatolika, bakavuga bati mu karere ka Musanze rwose mu murenge wa Gataraga habereyemo amabonekerwa, none reka tujye kureba Bikira Mariya. Kanswe ko umuntu wavugishaga uhari yakubwiraga ko Bikira Mariya ariho aramureba. Nge bambwiye ko bari kureba ngo na Yozefu, ngo niba ngo ateruye ngo intama, niba ari Yozefu, bari nka batatu. Hari Bikira Mariya ngo harimo Yozefu, hakaza sinzi undi. Ngira ngo uri buze kuza ko abibona kuri iyo screen banyoherereje amafoto, ubona ko nyine bigaragara ko ari abantu batatu nyine, ubona ko nyine bari ku giti. Ni byagaragaye ku giti gishinze gisanzwe, ariko kandi n'ipoto y'amashanyarazi hejuru, hari insinga z'amashanyarazi ziciyeho. Byamenyekanye gute? Aya makuru yamenyekanye ari umwana, ni umwana mutoya wiga kuri iki kigo wagaragaje ko yabonekewe na Bikira Mariya. Ariko uyu mwana ntiyavugaga,
biravugwa ko atavugaga, ndetse amakuru abantu batazi ngo ni uko uyu mwana wagize aya mabonekerwa ameze gutya kuri ubu ngubu akimara kubonekerwa, kubera ko ngo biravugwa ko Bikira Mariya yamuvugishije uyu mwana mutoya, amuhereza ubutumwa, ndetse amuhereza ubutumwa ngo hari umuntu ngo ageneye kububwira. Ntabwo ari buri wese, hari umuntu agenewe kububwira, ndetse uwo muntu ngo ni uwo muri Kiliziya Gatolika. Ubwo butumwa ni uwo muri Kiliziya Gatolika agomba kubuhereza. Uyu mwana ngo akimara kubonekerwa yahise abikirage, ngo kugeza n'ubu ngubu uyu mwana ngo ntabwo yashobora kuvuga, yabaye ikiragi agihabaga ubwo butumwa. Mw'abantu mwe biratangaje, sibyo ko ku mbuga nkoranyambaga namwe muri kugenda mubibona, abantu benshi bari kuvuga bati mw'abantu mwe ibi bintu mubyihorere, bati ibi bintu by'iyobokamana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibiti bigera kuri 2, Bikira Mariya, amashusho agera kuri 3 ari ku mapoto. Abaturage baraza, ubwo nyine bikemara kumenyekana, ubwo uyu mwana sinzi uko yabivuze, niba yaratunze urutoki kuko ejo rwose warafotoraga ukababona. Nakubwiye ko ngira ngo urabona amafoto kuri iyo screen. Hanyuma akimara kubivuga nibwo abaturage barahuruye ejo mu gitondo, imyaka y'abaturage iyo poto iriho, barasibanga kuri icyo kigo, hateranira abantu ku rwego hiyambaje inzego zishinzwe umutekano, polisi, akarere, meya aramanuka, inzego zo mu karere ziramanuka, abapolisi, abasirikari baraza baramanuka kugira ngo bahoshe ako kavuyo kameze gutyo, kugira ngo ntihagire umuntu wenda waba waburira ubuzima muri uwo muvundo umeze gutya. Ariko abaturage biganjemo abakatolike nanone niko basingizaga Imana, bashimira Imana bati Imana urakoze kutwiyereka, nyine basingiza Imana. Ubyumve nyine za ndirimbo zabo baririmba mu Kiliziya nizo baririmbaga mu gitondo, bahimbaza bamanika amaboko hejuru. Hari n'akavideo nabonye, niba byaba ari ikimenyetso simbizi, ariko nabonye ari akavideo bafashe mu izuba, ukabona izuba risa nkaho riri kubuja ukuntu, bamwe bati ijuru rirakingurutse. Wumve nyine ni byinshi bijyanye n'imyemerere, ni byinshi. Iyi nkuru ndi gukora mw'abantu mwe ntago ari ugupinga ibi bintu, ntabwo ari byo. Ejo rero ngira ngo mwabibonye ko ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwahakanye ko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari amabonekerwa, kubera ko meya w'akarere ka Musanze yagize ibyo atangaza kuri ibintu, yitwa Nsengimana Claudien. Yagize ati kiriya ni igihuha, nta mabonekerwa ya Bikira Mariya yabaye. Twahageze nk'ubuyobozi kuko hari hateraniye abantu benshi barimo abana, basaza n'urubyiruko, bisaba kwitwararika ku mutekano. Twasanze hari abantu barenga 1000, ariko nta kintu kidasanzwe twabonye. Ati rwose ibi bintu ni igihuha. Ariko kandi nubwo ubuyobozi buvuga ko nyine ari igihuha, ku bijyanye na Kiliziya Gatolika bo bavuga ko bagomba kubanza gusuzuma. Nka padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo yitwa Jean Bosco Nambaje, yavuze ko ibi bintu bikwiye kwitonderwa no gusuzumwa neza n'inzego zibifitiye ububasha. Mu magambo yati ibi byabaye bikeneye ubushishozi bukomeye. Twabimenyesheje ubuyobozi bwa Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri, aribwo bufite ububasha bwo kwemeza niba ari ibonekerwa nyakuri. Banyeretse igiti cy'inturusu n'ipoto bivugwa ko byabonekerwagaho, ariko nta kintu kidasanzwe nigeze mbona. Uyu ni padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo, ayo niyo magambo yatangaje. Akomeza ati Bikira Mariya ntiyapfa kwigaragaza uko mu buryo nka buriya ngo abonekera abantu 5,000 icyarimwe, kandi nta butumwa na bumwe bwatanzwe nawe nk'uko ajya bigenza aho yabonekeye. Turasaba Kristo gutegereza icyemezo cy'inzego bireba. Ariko nanone ku rundi ruhande hari andi makuru nakiriye avuga ko ngo igiti cy'inturusu Bikira Mariya yabonekeyeho ngo bagitemye. Iki giti bamaze kugitema, ngo Bikira Mariya yimukira kuri kostara, kuri imwe muri kostara y'iri shuri. Arangije ngo babona asa nk'apfukamye. Mw'abantu mw'ibi bintu mutagira ngo ni filime.
ngo yabaye nk'aho apfukamye, arangije ngo babona asa nk'aho agize agahinda. Ibi bintu ni umuntu wabimbwiye, simbizi niba ari ibyo, niba ari igihuha, cyangwa se niba iyi nkuru nyine zigenda nyine ibintu bigenda bipfa. Ariko uyu muntu niko yambwiye ngo iki giti bakimara kugitema, abakristo katolika bababaye, ndetse na Bikira Mariya arimuka ajya kuri kostara, baramubona nyine kumwe ari ishusho ntoya, baramubona asa nkaho yababaye, asa nk'ababaye, arapfukama, ngo yarahetse, ngo niba ngo yarafite ngo n'agatama, ngo aracigatiye ngo n'agatama, ngo arangije babona ko ababaye, ngo babona ngo n'ibintu ngo bimeze nk'amarira. Nyine ubona ko afite ngo agahinda gakomeye cyane. Mwabantu mwe, singiye kwivanga mu bintu ngo by'imyizerere ngo by'ibiki, nanjye aya makuru ndi kuri potinga nuko bimeze. Gusa ikintu nzi cyo kihaba nuko ibitangaza biriho. Ikindi nuko Satani afite ubucakura bwinshi bwo kuyobya abantu. Satani kuko na Bibiliya yarabivuga ko mu minsi y'imperuka Satani nyine arakora ibitangaza agira gute. Gusa nyine wa mugani bisaba ubushishozi kugira ngo umuntu amenye ngo ese iki gitangaza giturutse mu ijuru cyangwa ni Satani ushaka kwiyobereza abantu. Gusa nkanjye hari bimwe mu bintu nyine ntekereza, nababwiye si ugupinga imyemerere, ntabyo nzi, ni ukugira ngo ababizi baze kuza kuba batubwira, no banasubye no muri Bibiliya zigiye zitandukanye ntagatifu na Korowani niba birimo. Mutwandikira ibitekerezo byanyu mutubwire, ese ko tuzi ko ubundi Mariya muri Bibiliya zisanzwe, Bikira Mariya ubwo ni muri Bibiliya ntagatifu, Mariya ko tuzi ko yapfuye akaba azazukana n'abandi mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, abantu bemera icyo gitondo cya kabiri ko Kristo nagaruka abantu bazazukana nawe. Nyine mugerageze mu biduhurize, kuba tuzi ko yapfuye akaba yarapfuye nk'abandi, abagiye mu ijuru badapfuye tukaba tubazi ba Eliya na ba Enoke, hari buriya uwo muntu wapfuye nyine aragaruka akiyereka abantu. Mutwandikira ibitekerezo byanyu turusheho gusobanukirwa. Nge wenda nuko nasomye nyine muri Bibiliya numva ngo, ndetse nkura n'ubushakashatsi numva ngo Mariya yarapfuye, byatumye nibaza ni gute nyine Mariya, Bikira Mariya yagaruka akishyira nyine ku ipoto kugira ngo agaragarire abantu, agire n'ubutumwa atambutsa. Mutwandikira ibitekerezo byanyu. Harya ubwo umuntu wapfuye agize uko agaruka agatanga ubutumwa, mutwandikira ibitekerezo byanyu. Ntabwo ari ugupfobya ibijyanye n'imyizerere, ni ukugira ngo munsobanure nyine turusheho gusobanukirwa. Ntekereza ko hari na benshi nyine bibaza ibintu, abantu barusheho gusobanukirwa, ese ibi bintu birahura gute? Birahura gute nyine Bikira Mariya nyine kuba yagaruka akabonekera abantu? Nuko mutwandikira ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kuba twasobanukirwa. Ariko kandi ngira ngo nanone hari bimwe mu bintu ngenda nibaza, byo nanone abantu babizi muri buze kuza kwa mwatubwira mu bitekerezo. Harya Mariya hari umuntu uzi ukuntu asa? Mariya bavuga muri Bibiliya, Bikira Mariya hari umuntu uzi ukuntu asa, ku rwego nyine agaruka ukabona ishusho yiwe. Buriya uwo Mariya wagaragaye ku giti nyine, buriya yarasa gutyo nyine, abantu bamubonye ku giti niko yari ameze. Mutwandikire nanone ibitekerezo byanyu. Iyo sura tubona n'ahantu tukagera bamukoreye ikibumbano, harya nuko nguko abasa, cyangwa se ni ishusho abantu baba bashaka kubera ko niyo umuntu agerageje kurota Bikira Mariya, nura muntu nirasura dukurura tukayibona. Mugerageze mutwandikira nanone ibitekerezo byanyu ku kijyanye n'ibyo bintu. Ariko kandi ko umuntu ajya kurota, tuvuga ari kurota ibintu byiza, ari kurota Imana, yarangiza yarota Yesu, akarota ya sura twabonaga muri filime, cyangwa se iyi sura tubona mu bishushanyo. Yesu hari umuntu uzi isura ye? Hari umuntu uzi ukuntu asa? Ese Yesu tumubonera mu biki? Mu buzima bwacu bwa buri munsi Kristo tumubonera mu ki? Mutwandikire nanone ibitekerezo byanyu kugira ngo umenye nyine
Imana nyine Kristo ukuntu asa, ubwiza bwayo bubonekera mu biki? Njye ntekereza ko buriya ari ibitangaza Imana igenda idukorera, Yesu agenda adukorera mu buzima bwacu. Uko tumubona, ugasaba ikintu ukabona Imana irakiguhaye, ubwiza bwayo, ukayisenga ukayibona ariko ntubone isura. Ariko se ni ukubera iki umuntu ajya kurota akarota irasura? Ni ukubera iki? Doko mutwandikire ibitekerezo byanyu. Kandi uriya muntu tubona ni umukinnyi nyine wa filime usanzwe, ubanza niba ari umunya-Israel niba ari umunyamerika simbizi, ariko ni ukubera iki nyine biza mu bitekerezo byacu kandi koko tukumva ko niba iryo bonekerwa ryaje nyine kubonekerwa gutyo ni uko aje tukamubona. Umuntu ntiyabonekerwa no mu bitangaza Imana imukoreye, kavuga ati mbonye Imana yohereje abamarayika bandinze. Mugerageze mutwandikira ibitekerezo byanyu kuri iki kintu kugira ngo turusheho gusobanukirwa, ariko bumve ibi byabereye hariya mu murenge wa Gataraga, bumve ngo birarenze. Abantu benshi noneho bahaturiye bari no kwifuza bavuga bati ahantu hakwiriye kuba harya ubwo ni ahantu hatagatifu, bataha ahantu hakwiriye kuba ahantu hatagatifu. Nyuma ya Kibeho ahantu hakwiriye kujya hagasurwa n'abanyamahanga, hakubakwa neza, kubera ko twabonye Bikira Mariya na Yosefu baje baratwigaragariza ku giti. Ibitangaza nk'ibyo ngibyo nuko nguko byagenze. Abantu mwasomye Bibiliya nahanyu muze mutubwire ibyo bibazo byose twibajije. Ese n'iki gitangaza nyine cyabaye bigereranije nuko ubyumvise? Kubera ko akana ngo kabonekewe na Akadivantisite ku munsi wa 7, ngo nta nubwo aka kana gasengera mu Badivantiste, ariko ngo kahise kaba karagi, ngo kuri ubu ngubu ntigashobora kuvuga, ngo birasaba ngo nabona nyine uwagomba kubwira ubwo butumwa, ngo niho nyine ngo bigomba kugira gute, ngo nibwo ngo agomba ngo guhita akira nyine, ubundi akavuga nyine akamubwira ibyo Bikira Mariya yamutumye n'ibiki byose, yarangiza nyine ubwo nuko nguko akavuga.